Yes, turabasuhuje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kure mu buzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ngaho komeza dushigikire na comment zirakenewe. Julienne nkunda kwabwira ngo n'umuntu uhugurika kandi usabana. Kuduhugura biremewe, comment nazo zirakenewe ibirenze by'Imana iduhane. Naje kureba umukozi w'Imana Twibaze Jean Claude. Hari benshi yagiye hanurira kandi bigasohora. Hari abamotari twazanye gutanga ubuhamya bati rwose pe abenshi yatubwiye ko tuzabona perimi nta n'igitekerezo dufite atubu kuba dufite izi perimi tuzitirira Twibaze Jean Claude kuko ariye waziduhanuriye. Abo ni bakeya mubona bashe guhura nabo n'abandi benshi. Mana ndagushimye ro kuri Imana itagibesha niyo mpamvu ndi kumwe nawe kugira ngo twibutse abantu ko Imana itagibesha. Jean Claude karame tuguhaye ikaze. Murakoze kuduha ikaze kugira ngo yego bashe gukora umurimo w'Imana. Yego kandi tunezejwe nuko Imana ibizi igihe bigomba kubera. Yego reka tugusabe udusengere kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Kadusenga Imana kugira ngo Imana ikore ibikomeye. Mana yacu nziza ubundi keshi tukuvuga dushingiye ku byo twagiye tubona wagiye ukora. Twari iyo ngiyo kure cyane tutazwi ariko basha gukora imirimo ikomeye kugira ngo habeho kumenyekana kubera kuri Imana itekereza ku muntu ubwo wamutekerezagaho tutararemwa. Niyo mpamvu n'aka kanya rero imigambi yawe ni myiza kuri twe kandi imigambi yawe irakomeje. Ni kenshi tugenda tubona hari ibishaka kuburizamwo imigambi yawe kuri twe ariko urugamba ukarurwana. Ni kenshi tubona ko hari ibyagenda bituma Uwiteka Imana tugutakariza icyizere ariko ukagaruka ukongera ukatwereka kuri kumwe natwe. Turagushimiye rero kubw'aka kanya ushimye yuko tubasha gutambutsa ijambo ryawe cyangwa dukora umurimo wawe mu gihe nk'iki ngiki. Nunyemerere buri wese rero abone imbaraga zawe, abone gutabara kwawe, abone kugira neza kwawe. Buri wese ubasha kuba yakwizera kandi akakubaka akakwiringira nawe ubashe kujya umwiyereka kandi umwiyereke. Urakoze cyane rero ngaho komeza ugwiza imbaraga zo kugira ngo dukomeze gukora umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza. Amen. Amen. Mukanya ugusenga hari ibintu ntekereje kuvuga utari ukuntu Imana yapanze imigambi yayo kuri twe. Yego ubwo ntekereza uburyo nge nawe twahuye. Ndareba mbona atari amaraso ya Yesu nta kindi cyagombye kuduhuza. Ntacyo pe. Nta nubwo none se ubu twari bumenyane. Mvuka Rutsiro mu karere ka Rutsiro. Ntuye Musanze. Mbwire neza. Uvuka hano Igicumbi sinzi niba ari uvuka ariko niho utuye. Niho ntuye ni naho mvuka ni kavukire. Uretse amaraso ya Yesu twagomba kuba ubu twicaranye turi kuganira tugashyikirana ubu ndi iwawe. Kubera rero amaraso ya Yesu yahuje abatari kuzamenyana. Nukuri kubw'umurimo w'Imana. Ni nayo mpamvu nawe uburimo nanjye nkurimo. Yego ni nayo mpamvu yari izi ko tuzahura tukamenyana. Uno nge ntekereje n'umuntu waduhuje. Icyagusetsa uwaduhuje we ntituranabonana. Sindamubonaho ubu
dushobora guhura tutapanze nyine ngo duhure, nkaba namunyuraho ngatambuka, asanzwe akurikirana ibiganiro byanjye, akabona ko ndi gukorana ibiganiro n'abahanuzi, niko kumbwira ati nyabuna mbabarira, mfite umuntu witwa Twibaze Jean Claude. Yego. Yarampanuriye birasohora, ubu ibyo nicayemo imigisha ndimo yayimbwiraga mbona nta nzira, ati none ko mbona ukunda gukorana n'abantu bavuga ngo iravuze kandi ari yivuze, wareka nkaguhuza n'uwo muntu nawe mukazagana. Ayo matsiko niyo nari mfite. Ubwo tuba duhuye utyo, mba ndaje ndongera ndagaruka inshuro ya kabiri nagarutse hano iwawe, mbitekerejeho ndeba umugambi w'Imana kuri twe. Yabwiye Yeremiya ngo nzi ibyo nibwira kubagirira n'ibyiza si ibibi, nanjye mba ndabikuruye. Kandi wasanga nawe yarakubwiraga ngo izakwamamaza. Njyewe yambwiye nkiri umwana mutoya, kuko n'ubundi imyaka ngezemo ni 42. Yego. Aho byatangiriye najyaga gusenga njyanwe n'ababyeyi. Ubwo umugambi w'Imana ukuntu ari muremure, biba ngombwa gukomeza ngenda nsenga. Ariko aho ngiye menyera akenge numva ibyo gusenga se ni ibiki, igakoresha abantu nk'uko nanjye nkoresha abakozi bayo, kambwira ngo ariko uzayikorera, ngo uzakora umurimo w'Imana. Yego. Je nkiyavugane ariko si ibintu ntaramenye, ntago nabyitagaho kuko nta n'umwanya wabyo cyane nabihaga. Ariko igihe kibaye iki ngiki cyo kuvuga ngo nisanze mu by'Imana yavugaga, yego, mu murimo wayo ko uzayikore. Yigeze ikubwira yuko uzaca ku mateleviziyo? Ahubwo ibyo ngibyo reka mvugeho gato. Yego pe, ega tuba tubikeneye kuko bikomeza n'abadukurikiye. Narasengaga nkasenga, igakoresha umuhanuzi, ikambwira ngo ariko nzakwamamaza. Yego. Ko ntaho nari narenga, ko ntaho ndajya, nzamamara gute se, bizaca he, bizanyura mu zihe nzira se? Ariko nkatuza. Ubundi Imana nikubwira ikintu, iturize, uzatuze, ukomeze ube hafi yayo, usenge, ube mu byayo. Burya ikubwira izi n'igihe izakorera. Yego. We ikagenda imbwira ibintu bitandukanye, uzambuka imipaka, uzajya ariko njyewe uyu. Ariko ni nayo mpamvu umugambi w'Imana umuntu atapfa kumenya aho uzagarukira. Ibi bintu yarabimbwiraga, ariko nkabona ko nta nzira. Yego. Ni nayo mpamvu nanjye numvishije izana ijambo ngo ica izindi nzira. Nukuri. Ntago rero niyumvishaga ko ibi ngibi byo kuba turi kumwe byabaho. Sundi kuro ahantu kure wageze ugiye kuvuga ubutumwa ni hehe? Ego, ahantu nageze ngiye kuvuga ubutumwa ni ahantu i Kigali, ahantu ngo ni ku Gisozi. Erega njyewe n'ubundi ndagenda nkakora umurimo, simba nitaye ku bindi, mba nitaye ku murimo w'Imana. Yego. Gicumbi Kigali ni hafi cyane rwose. Naho ngaho. Rusizi nturagera? Reka ta. Ikirehe nturagera? Ubu nayoba. Mukanya madamu wawe ndamukunda cyane. Nikundira umuntu wigirira morale. Yego. Cyase wisanzura pe. Mukanya yikubwira abana bawe ngo papa nyuro bamujyanye mu mahanga. Nipso. Ntabwo yabeshye. Ubiki kiganiro turi gukora. Wewe. Kanya narinzi ngo ni ibya hafi. Ibi turimo hano? Aka gatuti wicayeho uri kubwiriza aka yitwa Konkorite TV show. Ntabwo uri kubwiriza abahana Igicumbi ndakurahiye. Cyabintu. None se nawe rika kwijijisha. Kwatarebo bwa mbere dukoranye ibiganiro. Abaguhamagaye. Ko bakubwiraga aho bari.
wambwiye i Kigali, Bugesera, ahandi na za Burehe, aho za Kirehe ni Burundi, n'abari ku mupaka w'i Burundi. Nibura abo hanze bo ntago babona uko baguhamagara kuko nta telefone nini ufite. Ariko mu mavuta Imana yampaye ndi gutegeka ngo Imana iguhe telefone nini. Ndabyizeye. Nawe ujye ukoresha WhatsApp. Ariko iki kiganiro nituba twagikoze nimara kugishiraho, nawe ujye kuri YouTube kirebe, urebe uko wari umeze, uvuga uti ahangaha nari mfite ubwoba, ubutaha buzashira, ahangaha n'urugero nafashe mikoro gutya, ariko ibyiza nyishiza aha byaba byiza kuko nawe uri kugira ute, uba uri kwireba mu izina rya Yesu rero. Kandi Imana yarambwiye ngo abo nzavuma bazavumika, nabo nzahesha umugisha bazawuhabwa. Ubu nicaye aha rero ntabwo ndi kukuvuma, ahubwo ndi kuguhesha umugisha. Mu mugisha ndi kugusabira, ndi kugusaba ngo Imana iguhe telefone nini. Amen. Kandi nanjye hano mu maduka ya Gicumbi, hano muri Byumba, ndabyizeye ishobora gukora isi n'ibiyuzuye n'ibyayo, yakoresha umuntu ati vayo nyikugurire, nawe ukayitunga. None n'abantu bo hanze babura uko baguhamagara kandi babonye impano ikurimo, bakaba babona uko baguhamagara mugafatanya gusenga. Ndabitegetse mu izina rya Yesu. Nzagaruka. Amina. Nzagaruka. Amina. Nzagaruka. Amina. 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 Kandi sinzi ngo nzagaruka ryari, ntago ndi muri babandi ngo ibi Imana ngo nitabikora ngo nzajya gucuruza akabari ngo cyangwa ahubwo njye ndi kuvuga ngo nzagaruka hano. Telefone nini uyifite, turi mu mashimwe, nawe uri kuyerekana. Yego. Dore dufite Imana isezeranye gasohoza. Ndabyizeye. Ntabwo uzajya uhanuriza abandi ngo bisohore, nurangiza ngo wowe ngo ibyawe aya. Mana nukuri ndayishimye. Ndabyanze mu izina rya Yesu. Nanjye ndabyemeye ko Imana igukoresheje. Nukuri. Amina. Nje ntabwo njya ntitira. Urumva. Ariko nizera Imana iba mu muntu. Yego, ariko hari ukuntu ikintu numva kinjemo, nkumva ndi mu mavuta yo gutegeka. Kandi Imana yarayampaye. Amina. Nibyo ikomeze ikongerere n'andi. Yego. None se wowe wirebye, ukareba aho wavukiye, ukareba amashuri wize, ukareba Imana ikugejeje, yego, ubihuza ute n'imbaraga z'Imana? Iyo bibaye kubyinjiramo cyane, nkareba n'uburyo Imana yampaye uyu murimo, nsanga Imana ariyo yagiye ikora imirimo. Yego. Kuko kwiga reka da n'atatu abanza. Ibyo kuvuga ngo mu miryango ikomeye yewe oya. Ariko iyo ndebye noneho aho ibintu bigeze ku bw'uyu murimo Imana yampaye, nsanga Imana ari igenda ibikora. Ni nayo mpamvu hari umuririmbyi urimo amfasha uvuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Twayiririmba kuko n'aka kanya birimo birantangaza. Reka tuyiririmbe. Nyikunda sinayo gusa indirimbo zo mu gitabo cyase n'indirimbo nkunda kuririmba niba ari uko ndi umuhanzi. Hari ibintu ariko nibyo, iyo ni impano y'Imana ikurimo kandi igomba gukomeza kuyikuza. 45 mu ndirimbo z'agakiza. Iyo ndirimbo yakomeje kugenda imfasha. Urayifungura cyangwa mfungura? Fungura tugenda. Kwarige wasanga ijwi nzimo bita. Ariko icyo nkundiriza indirimbo zo mu gitabo umuntu ayitagira cyane. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta nuwabimenya uko biri. Ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya.
ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari ibyo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari ibyo mu gihe gito. Yesu nzi kufita magari ibihumbi harimo n'iryo wangeneye. Icyo wamitiye mo nukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wamitiye mo nukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajyanwe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikira nukamuri byose, buntu ninamutugira. Uri Imana ikira nukamuri byose, ku buntu ninamutugira. Untegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite Mana we mu ijuru. Mfite ibyiringiro ubugingo, mfite umugabane. Yewe mugabo we, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane. Yewe mumama we, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite data we. Musore nawe, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Yewe twebwe twese, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Amen. Amen. Kankubwire, iyi ndirimbo niyo mpagazemo kubw'umurimo w'Imana. Iyi ndirimbo niyo ikomeza kugenda intera gukomera. Nukuri hari iby'Imana yakoze, ibyo byose bigenda birushaho kuntangaza, ariko ahandi nkakomeza kwizera ko mfite ibyiringiro bifite ubugingo. Nukuri kandi ifite umugabane mu ijuru. Ariho uyu mwanya buri mumwe wese yabasha kumva ko Imana hari ibyo igikora bigatangaza. Aka kanya hari ibyo yavuganye nawe, ariko wizere yuko ibasha kubikora. Haleluya. Bibasha kuba byagutangara. Hari ibyo Imana igiye gukora mu gihe cy'uko yabivuze, nawe urusheho gutangara. Umenye ngo ariko ibyo Imana ikora biradutangaza. Hari ibyo Imana igiye gusohoza, nirangiza ibikorere kwiyubahisha, nawe ubone kugenda ubibwira abandi ngo hari iby'Imana. Hari iby'Imana igiye gukora mu gihe cy'uko yabivuze, nawe urusheho gutangara. Umenye ngo ariko ibyo Imana ikora biradutangaza. Hari ibyo Imana igiye gusohoza, nirangiza ibikorere kwiyubahisha, nawe ubone kugenda ubibwira abandi ngo hari iby'Imana.
yakoze, hari iby'Imana ikoze. Niyo mpamvu nanjye hari ibyo yagiye inkorera n'aka kanya. Nibyo bitumye nkomeza gutangarira Imana, kuko ijya ivuga bikaba, yategeka bigakome, irasezeranya tukabona yuko ibyo idusezeranije. Ariko Imana ifite inzira, Imana ifite inzira z'ibyo yakubwiye wowe ubona nta nzira. Imana ifite inzira yaho izanyuza wowe ubona ntaho yanyuza. Ni nayo mpamvu uyu muririmbyi nawe ari kumfasha, kuko ibyo yamukoreye uyu muririmbyi byaramutangaje. Nanjye binyibukije rero ko hari ibyo yagiye inkorera n'aka kanya. Ntangajwe nuko uri hano mu gukora kw'Imana. Birantangaje kubw'ibyo yagiye ivuga, ariko nkabona nta nzira. Ariko uyu mwanya niho nisanze muri iyi ndirimbo ivuga ngo iby'Imana ikora birantangaza. Nta n'uwabimenya uko erega twebwe dukwiriye kwizera Imana, dukwiriye kumva Imana ivuganye natwe, tukamenya ngo uko igenda ibikora ni ukwayo si ukwacu. Ariko hari n'ibindi twiringiye kuzamenya. Niko uyu muririmbyi ngo nzi ko nzabimenya. Hari ibyo yamenye, hari ibyo yabonye, hari ibyo yumvishije, abona Imana igenda ibikora. Ariko hamwe n'aka kanya ndavugana n'umuntu uwo ari we wese mubwira ngo nakomeze kwizera, nakomeze kubana n'Imana neza. N'ibyo ataramenya azabimenya, kuko Imana ibikora niyo kwizerwa. Imana ibikora ni Imana ibigaragaza. Imana ibikora ni Imana igihari, ni Imana idapfa. Niyo mpamvu umuririmbyi yakomeje aravuga ngo nzi ko nzabimenya, ngo nta n'uwabimenya uko biri. Ariko noneho yongera kumva muri we agomba kubimenya. N'aka kanya hari icyo dukomeje kuvuga ku Mana, kuko Imana ikomeje kugenda ikora kandi igaragaza imbaraga zayo. Buri muntu mu mwanya we wo kumva ko yakubakira ku Mana nakomere kandi ye gutinya. Haleluya. Ye gutinya. Umuntu wese wumva ko iri jambo ribasha kugira icyo rikora muri we, niyiringira Imana, Imana izamubera ibyiringiro. Ariko iyi Mana yemera ko bucya bukira, icyo itakora ni iki? Niyo kwizerwa. Ongera ukomerere kuri yo, kuko hari ibyije kongera gusohoza, hari ibyije kongera gukora, kuko iracyakora. Nukuri iracyakora ibitangaza iyo Mana, iracyakora ibitangaza iyo Mana, iracyakora ibitangaza iyo Mana nzima. Iracyakora. Wongere uhagarara ukomere, wowe uri kumvira ijambo, wowe uri kumva Uwiteka avuganye nawe. Ibyari biguteye ubwoba, byari bigutinyishije, ubibwira ati have wabwoba we nimunyihorere, namaramaje kugera mu ijuru. Wiringira Imana. Niwo murimo yampaye gukora, ngo ntambutse ijambo ku bantu bose kandi mbabwire ibyururutse umutima. Imana ikomeze iganze. Ariko ubwo n'ubundi ko numvaga nanjye biri kugenda biza bikaba bigeze n'ubundi kubwo twavuga ku ijambo ry'Imana. Yego, ngo mbigusabye none wafatiraho hari ikindi cyanzanye. Ko naje kuvuga ijambo ry'Imana, ubwo naje kuvuga iryawe cyangwa iryanjye. Reka tuvuge ijambo ry'Imana. Turasanga muri Zekariya. Zekariya uyu nguyu ni mu bice 4 n'umurongo waho wa 6. Ariko byiza reka nabonye guhera n'ubundi ku murongo ari byo biri kugenda. Zekariya ibice 4
ubwo urahera ku murongo wa mbere yego ugeze ku murongo. Uwiteka akirisha umwuka we wera atari abanyamaboko. Uwiteka akirisha umwuka we wera atari abanyamaboko. Marayika twavuganaga agaruka aho ndi, arankangura nk'uko umuntu akangurwa akava mu bitotsi. Arambaza ati ubonye iki? Ndamusubiza nti ndarebye mbona igitereko cy'itabaza cy'izahabu cyose, kandi mbonye n'urwabya rwacyo ruteretse hejuru yacyo, mbona n'amatabaza 7 yo kuri cyo, kandi ayo matabaza ari hejuru yacyo yose. Itabaza ryose ryari rifite imiheha 7, kandi impande zombi hari imyelayo 2, umwe wari iburyo bw'urwabya, undi wari ibumoso bwarwo. Ndongera mbaza marayika twavuganaga nti ibyo bisobanurwa bite Nyagasani? Marayika twavuganaga arambaza ati ibyo ntuzi uko bisobanurwa? Ndamusubiza nti oya Nyagasani. Aransubiza ati ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini w'iyitiki imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba yandi, barangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti amaboko ya Zerubabeli niyo yashyizeho urufatiro rw'iyi nzu, kandi amaboko ye niyo azayuzuza, maze muzamenye yuko Uwiteka Nyiringabo ari we wabantumyeho. Mbese hari uwahinyura imishinga? Yego. Kandi bazanezerwa babonye timazi mu ntoki za Zerubabeli, kandi ibyo 7 nibyo maso y'Uwiteka acuragana mu isi yose. Ndongera ndamubaza nti iriya myelayo uko ari 2, umwe uri iburyo bw'igitereko cy'amatabaza, undi ukaba ibumoso bwacyo, isobanurwa ite? Nongera kumubaza ubwa kabiri nti ariya amashami y'imyelayo 2 ari impande zombi z'imibirikira y'izahabu uko ari 2, akikamuramo amavuta asa n'izahabu, asobanurwa ate? Arambaza ati ariya ntuzi uko asobanurwa? Ndamusubiza nti oya Nyagasani. Arambwira ati ariya mashami ni ba bantu 2 bejeshejwe amavuta, bahora bahagaze imbere y'umwami w'isi yose. Amen. Amen. Imana ishimwe, iguha umugisha cyane kubwira ijambo usomye, kandi reka n'ubundi tuvuge ko iri jambo Imana yemeye yuko dutambutsa muri aka kanya. Iri jambo rishatse kuvuga iki? Nuko abantu kenshi ntago bajya basobanukirwa iby'Imana. Imana ijya ivugana n'abantu, ariko abantu bakagira kutabyumva neza cyangwa se kutabishidikanyaho, ariko Imana ntigiza rimwe, igaruka ndetse kabiri. Ahangaha niho Zekariya yari afite ikibazo, n'uyu nguyu Zerubabeli, bose bari bafite ibibazo, bari bafite ibigeragezo bitari bimwe, ariko Zekariya uyu nguyu niwe Uwiteka Imana yakoresheje kuri Zerubabeli. Ahangaha niho Imana yakoze ibikomeye kuri Zekariya. Ahangaha ubwo yumvaga yuko atazabona umwana, ariko amaje kubona umwana, mu buryo Imana yavuganaga nawe, mu buryo Imana yari irimo ibimubwira, ariko akagira gushidikanya. Niho ahangaha rero Imana yaje kwigaragariza Zekariya, imuha umwana. Imaje kumuha umwana ntibyarangiriraho, ndetse iranamukoresha kugira ngo nawe avuge imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Niho yamutumye hehe? Yamutumye kuri Zerubabeli.
ari nayo mpamvu muri aka kanya buri muntu wese urimo yumvira ijambo niyumve yuko ibyo Imana ivuga ijya ibikora kandi ikabisohoreza igihe. Bivuze ngo ni ugutegereza, bivuze ngo ni ukurindira, kuko umugambi w'Imana ntuhera, umugambi w'Imana urakomeza. Imana itita ko umuntu ashaje, Imana itita ko umuntu ari mu buzima bugoye. Imana ivuga igakora, Imana isezeranye. Na mbere ahangaha Zekariya yaramurengeye imuha umwana mu gihe yabonaga ko bidashoboka, irangije ibasha n'ubundi kugaragaza yuko atari kubw'imbaraga ze, atari kubw'amaboko akomeye, ahubwo ari ku mwuka w'Uwiteka Imana, ari kubw'imbaraga z'Imana n'ubundi zizabikora. Nawe uri kumvira ijambo rero rushaho kongera gukomerera ku Mana, kuko Imana ivuganye n'ikibazo cyawe. Ni umusozi wari uri imbere yawe, n'ibyo wabonaga byakuzengereje, n'ibyo wabonaga bitazarangira, n'ibyo wabonaga bitazashoboka, n'ibyo wabonaga wumva ko ubimazemo iminsi n'igihe, ariko Imana ivuganye nabyo kuko ije kubikuraho, nawe ukanezerwa kuko Uwiteka arakwibutse mu gihe nk'iki, nk'uko yibutse Zerubabeli. Nawe Uwiteka arakwibutse kuko avuganye n'icyari kikugoye ngo mbese kiyita iki. Ariko nawe nturebe ngo ni imbaraga zawe zizabikora, nturebe ngo ni kubw'imiryango, nturebe ngo ni kubw'amashuri, ahubwo ni kubw'imbaraga z'Uwiteka Imana, ni kubw'umwuka wera w'Imana. Imana ifite uko ibigenza. Urayizeye, urayiringiye, wongeye gukomera, ni ku Uwiteka Imana avuganye nawe mw'iri jambo kugira ngo we gutinya, we gutinya, yewe were kubitinya, kuko Uwiteka we aje kugira icyo abikoraho kugira ngo nawe unezerwe, wishime nk'abandi, uririmbe, uhimbaze Uwiteka, muramburira amaboko, vuga ngo Uwiteka niwe ubikoze, Uwiteka niwe ubikoze. Nakomeze yamamara ahimbazwe. Amina. Amena. Imana igumugisha mukozi w'Imana. Reka dusoreze ahangaha, n'undi tugusaba gutanga nimero kugira ngo uwifuza kuba yaguhamagara ngo mufatanye gusenga azaguhamagare, n'ubundi dusoreze n'isengesho. Yego, ni 07 nimero yanjye ni 07855012 Reka nongere nyisubiremo, ni 07855012 nuko aho ngaho niho twafatikanya n'ubundi tugakomeza kubasengera Imana. Yego, karibu n'isengesho. Wibuka abantu bafite ibibazo, hari abafite amadeni, hari ababuze urubyaro, hari ababuze akazi, hari abagumiwe batarashaka, ibibazo byinshi. Yego, reka n'ubundi dushingiye ko Imana igenda ikora, reka tubasengere Imana. Mana irengera abantu, kandi dufite byinshi byo kukuvugaho. Amateka yawe ni maremare, kuko uri Imana irengera abantu, uri Imana itabara abantu bayo. Uyu mwanya hari abafite ibibazo byinshi bitandukanye, bakaba bafite Mwami ibyo bahanganye nabyo byinshi bibagoye, ariko ijambo ryawe rivuze yuko uko byaba biri kose atari kubw'imbaraga, atari kubw'amaboko, ahubwo wowe uvuganye nabo mw'iri jambo uri uwo kwizerwa, bakakwizera, ufite ukuntu ubigenza. Mwami Imana, ni ukuri twagiye tukubona, ntunyemerere abafite amadeni bakubone ubishyurira, ababuze urubyaro Mwami bakubone ubaha urubyaro, Uwiteka ababuze uko babigenza Mwami
ubacira inzira nk'uko wabivuze ko hari indi nzira ugenda uca. Ntunyemerere rero Uwiteka aho bashaka gutereza cyamunara, ubarengere Uwiteka ku madeni, uca inzira. Kandi turasenze kugira ngo ababuze aho baba Mwami ubakira amazu, ababuze akazi ubahereza akazi, abamerewe nabi Uwiteka ubagenze neza kandi ubaha umunezero ababuze ibyishimo. Ntunyemerere rero Uwiteka Imana abafite ikibazo ku banyeshuri, mu izina rya Yesu uhagaragare nk'Imana. Ababuze amanota, babuze ubwenge, uhindura ibintu, kuko uri Imana ijya yubaka ibyasenyutse, uri Imana igikomeza ibyari biri kunyeganyega. Niyo mpamvu akanya nk'aka Uwiteka Imana tukwizeye kandi tukwiringiye, tugusabye ubutabazi Mwami ku bantu bose bawukeneye, kuko hari impinduka yabaho Uwiteka, bakabona ibisubizo mu bibazo bafite, bagatabarwa Mwami mu buryo bwo gutabaza, mu izina rya Yesu Kristo. Mu mbaraga n'ububasha n'ubushobozi ufite nibimenyekane mu mahanga yose, bamenye ko ari wowe Uwiteka ugira neza buri wese mu mwanya we. Urakoze kuko ubyumvishije. Nukomeze rero imigambi yawe myiza kuri twebwe, icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen.